Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 25 Gisanzwe umwaka A. Amasomo matagatifu Kiliziya yaduteguriye kuri uyu munsi, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55, umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Zaburi ni 144. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa mbere, umurongo wa 20 kugeza ku wa 24 n'umurongo wa 27. Ivanjiri ni ya Matayo, umutwe wa 20, umurongo wa mbere kugeza ku wa 16. Twongere twibukiranye ko uyu mutwe wa 55 w'igitabo cya Izayi ari umutwe usoza igice cya kabiri cy'iki gitabo cyitwa igitabo cy'ihumurizwa rya Isiraheli. Iki gice cyacyo cya kabiri gitangirana n'umutwe wa 40 kikagera ku mutwe wa 55 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 13, ntabwo gituruka kuri Izayi ubwe. Iyi mitwe ikubiyemo inyigisho z'undi muhanuzi ukomeye cyane, nubwo tutazi izina rye, wabayeho hashize nk'ibinyejana 2 nyuma ye. Uwo muhanuzi akenshi bakunda kumwita Izayi wa kabiri. Yabanaga n'abavandimwe be bari bajyanywe bunyago i Babironi, akabahumuriza ababwira ko amakuba barimo agiye kurangira vuba. Koko rero dusubiye mu mateka, Sirusi umwami w'Abamedi n'Abaperisi amubonamo igikoresho cy'Imana izarimbuza Babironi, akazemerera Abayahudi gusubira mu gihugu cyabo. Niyo mpamvu iki gitabo gitangira kivuga kiti, nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize, niko Imana ivuze. Uyu mutwe wa nyuma w'iki gice cy'igitabo, Izayi arongera guhumuriza umuryango w'Imana, awusaba kwisubiraho no guhindura imyifatire. Inzira z'Imana ziratangaje. Ushobora kwibaza impamvu Imana yemeye ko umuryango wayo utwarwa bunyago i Babironi. Ibihe bibi dushobora kunyuramo bijye bitwigisha aho kwinuba. Yego, twe nk'abantu ibitubabaza turabyinubira, tukibaza byinshi, ndetse bigatuma dushobora no kwijujutira Imana. Nyamara burya iyo twemeye guca bugufi tukayigana, tukayitura ibibazo byacu byose, iratugoboka. Niyo mpamvu umuhanuzi Izayi yongeye kwibutsa umuryango w'Imana imyitwarire igomba kubaranga, abahumuriza, abaha ihumure ko bagiye kuzasubira mu gihugu cyabo, bagasubira iwabo. Ntabwo yemeye ko umuryango wayo uheranwa n'abawukandamizaga, ahubwo nabo bagombaga gutera intambwe bagana Nyagasani kugira ngo abagirire impuhwe, abatahure, abavane mu buhunzi. Burya iyo twateye umugongo Nyagasani, natwe tuba twagiye mu buhunzi. Hari ibyatugose bikatuboha, bikaduherana. Ariko iyo duciye bugufi tukagana Nyagasani, arongera akatubabarira, natwe tukaruhuka, tukongera tukaba abana mu rugo, ntitugaheranwe n'icyaha. Mu isomo rya mbere, umuhanuzi Izayi
arongera kutwibutsa kurangwa n'imyitwarire myiza, agira ati nimushakashaka uhoraho igihe agishobora kubonwa, nimumwiyambaze igihe akiri hafi. Umugome nareke inzira ye, n'umugiranabi areke ibitekerezo bye. Nagarukira uhoraho, uzamwereka impuhwe ze. Ahindukirira Imana ikenutse ku mbabazi. Kandi ni koko, ibitekerezo byanyu si byo byanjye, n'inzira zanjye si zo zanyu. Uwo ni uhoraho ubivuze. Nk'uko ijuru ryisumbuye cyane ku isi, ni nako inzira zanjye zisumbye kure izanyu, n'ibitekerezo byanjye bigasumba ibyanyu. Ngibyo ibyo umuhanuzi Izaya atwibutsa. Araduha inzira yo kwegera Imana, kureka ibyacu n'imico yacu, kugira ngo twemere Imana n'inama zayo. Mu isomo rya kabiri, Pawulo mutagatifu yiyumvamo ibyifuzo bibiri: gupfa ngo abane na Yezu, cyangwa kubaho ngo akorere abakristo. Ahitamo rero gukorera abakristo nk'uko Yezu ubwe yabakoreye. Aravuga ati, Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse gupfa byambera urwunguko. Ati kandi niba gukomeza kubaho muri uyu mubiri byatuma nkora umurimo w'ingirakamaro, simbona icyo nahitamo. Byamubereye inshoberamahanga. Ati ndagirijwe impande zombi, nifuzaga kwigendera ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushijeho kuba byiza, ariko gukomeza kubaho mu mubiri nicyo mukeneye. Yageze aho abwira Abanyafilipi ati nyamara rero nimukore ibikwiranye n'inkuru nziza ya Kristo, bityo nindamuka nje maze nkababona, cyangwa se nintahaba, nzumve ko mukomeye, mufite ubumwe, kandi ko muhuje umutima, mugafatanyiriza hamwe kurwanira ukwemera mukesha inkuru nziza. Pawulo rero ntazi neza niba azava mu buroko cyangwa se niba azabupfiramo, kuko iyi baruwa yayanditse ari mu buroko. Ariko icyangombwa kuri we ni uko yakomeza kunga ubumwe na Kristo, ntamuteshukeho. Pawulo ku giti cye yahitamo gupfa kugira ngo abane na Kristo burundu, ariko akumva neza ko Nyagasani akimusaba gukomeza umurimo we nibura by'akanya, kugira ngo Abanyafilipi hamwe n'abandi benshi barusheho kumererwa neza. Ese we mu Kristo, bagenzi bawe aho utuye, ese ni iki bakwifuriza? Abantu ntibashobora kukwifuriza urupfu, cyangwa se bakakwifuriza kugumana nabo kubera ibyiza ubagirira. Ariko ibaze rero niba bakwifuriza urupfu, rwose imyitwarire yawe yabigayitse pe. Ubwo baba babona ubukristo bwambara ugiye mu misa gusa, wasohoka ukabusiga mu kiliziya, ugasigara uri biri hanze. Pawulo mutagatifu ntabwo ahitamo urupfu kubera ko yanga ubuzima, kandi ntahitamo kubaho kubera ko atinya urupfu. Ibyo byose ni ukubera urukundo rwa Yezu Kristo, urukundo afitiye Yezu Kristo. Twebwe rero guhitamo nka Pawulo biratugora cyane, kuko dukunda ubuzima, dukunda kwiberaho, tugatinya urupfu. Twebwe ikitubangukira rero ni ukwifuriza abandi ikibi, tukabifuriza gupfa nabi kubera ibibazo umuntu aba afitanye n'undi,
ntamwifurize ineza, ariko Nyagasani we ntarobanura, yakira buri wese uje amugana kandi akamuha igikwiye. Twemere kwakira rero ubuzima bwacu uko tubayeho, tukuragize Nyagasani mu bibazo byacu, tumwisunge kuko niwe mugenga w'ubugingo bwacu. Mu ivanjiri y'uyu munsi, Yezu aratwumvisha uko abantu baruta ibihembo, n'ibihembo bikaba imfashanyo, n'ubuntu bukanonosora ubutabera, n'ubwoba bukabisa amizero. Ntitubere impamvu yo kwinubira Nyagasani, ahubwo itumenyereze kugira ijisho ryiza. Muri uyu mugani twumvise muri ivanjiri ya Matayo, twavuga ko umugabo yagiye kurarika abakozi ngo bamukorere. Bemeranwa amafaranga 100 ku munsi. Kubera ko imirimo yari myinshi, ajya kurarika abandi, ndetse bamwe bakora isaha imwe gusa. Bose abahemba amafaranga 100. Njye sinagenza nkawe, nahemba amafaranga 100 abakoze umunsi wose, naho abandi nkabahemba 80, 60, 20, nkurikije uko baje. Abakoze umunsi wose ntibakwiye guhembwa kimwe n'abandi, ariko nyir'imirima ari we Mana utekereza nk'abantu. Njye nk'umuntu ari uratanga inama, nabwira Nyagasani nti ubanze uhembe abakoze umunsi wose ngo batahe, be kubona icyuha abanyuma. Ariko Nyagasani siko abibona. Nyagasani rero ni nkaho yababwiye ati, mugenzi wanjye, sinakwambuye, wahembwe ibyo twavuganye. Ese kugira ubuntu ukabugirira abakene usanga ari ukurenganya abandi? Uwo mugani kandi abakristo ba mbere bawukuyemo izindi nyigisho. Iya mbere, duhamagarirwa gukorera Imana mu mirima yayo. Nta gihembo twabona tutakoze nibura akanya gato. Iya kabiri, Imana ihora ihamagara abantu igihe cyose, ari abasaza, ari abana, abitonze n'abanyabyaha. Igihembo tuzahembwa ni imfashanyo. Igihembo gihuje n'umurimo wakozwe ni ubutabera. Imfashanyo ntiwayita igihembo kuko irenze kure ibyakozwe. Ubwo rero ntitukiri mu butabera, ahubwo twinjiye mu buntu. Iyo ubutabera n'ubuntu bihuriranye, bitera ishyari mu bantu. Yezu rero yashoboye guhuza ubutabera n'ubuntu igihe yendaga kudupfira ku musaraba. Yezu yari yabambanywe n'abajura 2. Abwira uwamusabye imbabazi ati, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'ijuru. Twavuga ko ubwo Yezu yabimubwiye igihe bararikaga abanyuma ngo bajye gukora mu murima w'Imana. Ese uwo muntu yibye ingoma y'ijuru? Reka da, ahubwo yayihawe ku buntu. Bikira Mariya na Yohani intumwa bari aho babyumva, basigara bakorera Imana imyaka myinshi. Ese batonganya Yezu bamubwira bati yabahemukiye kuko yakiriye mbere yabo umujura mu ngoma ye? Muri twe ninde watinyuka kuvuga ko ingoma y'ijuru izaba igihembo gihwanye n'ibyo yakoze? Ese igihe tuzitaba Imana tuyikoreye imyaka 80,
tuzashobora kuyibwira tuti ntibyanjye? Ese ibyawe bingana iki da? Wibwira ko byakwinjiza mu ngoma y'ijuru? Ese ubundi Imana ibiguhaye wataha hehe? Aho si ikuzimu, nta handi wajya pe, kuko wasanga ibibi biruta ibyiza wakoze. Imana si nyir'igihembo, ahubwo mbere na mbere ni nyir'ubuntu, kandi tuzataha mu ngoma y'Imana ku buntu. Bavandimwe, ubutabera bwa Yezu butamirije ikamba ry'ubuntu, n'ubuntu bwe ntibusuzugura. Aho kugirirana ishyari, dusingize Kristo utwumvisha ubugari n'uburebure by'urukundo umubyeyi wo mu ijuru adufitiye. Twararitswe n'Imana ngo tuyikorere buri wese mu mirimo imushobokeye. Kristo rero yaduhamagariye kumukorera mu muzabibu we. Tujyane ubutwari n'amizero kandi tumukomereho. Yari Padiri Providence dukomeze gukorera ubutumwa bwe muri Paruwasi ya Nemba.